Hello bakunzi ba Rise Up Media TV abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga, nizeye ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza aho muri hose, mukomeza kwirebera Ishyano ibahereza ndetse by'umwihariko ibagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ziri kugenda zigarukaho haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Rero ubu igikomeje kugenda kigarukwaho ni ya video maze iminsi bivugwa ko hari amafoto agiye kujya hanze, umuhanzikazi ukunzwe n'abatari bake witwa Bwiza ngo ari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ari gutera akabariro ari gutera akabariro n'umuntu utari wavugwa izina. Ayo mafoto rero ndetse n'iyo video byamaze iminsi bihwiswa ko agiye kujya hanze. Ubu igihanzwe amaso nuko agitegerejwe, ese iyo video yaba igiye kujya hanze umunota ku munota nkuko ku mbuga nkoranyambaga hose bikomeje gucicikana. So birumvikana rero byakomeje kugenda bigaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ku maradiyo menshi agiye atandukanye, by'umwihariko havuga ko iyi video y'umuhanzikazi ari gukora imibonano mpuzabitsina igiye kujya hanze, ariko na n'ubu amaso akaba ahanzwe, by'umwihariko abo bivuga ko bagiye kwishyira hanze barimo uwo muntu ukwirakwiza by'umwihariko ndetse unazwiho kugira inkuru zitwika cyane kuri YouTube ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram ndetse na za Twitter, akaba ari witwa kabisa Kasuku. Kasuku akaba ari wakomeje kugenda avuga ko iyi video agiye kwishyira hanze, agahita ayikubita hanze kabisa, nkuko yakomeje kugenda nabyandika ku mbuga nkoranyambaga avuga ati video bari gukora imibonano mpuzabitsina ngiye kwirekura. Ni mu gihe rero akimara kuvuga gutya, uyu muhanzikazi Bwiza yese asubiza ati Kasuku rwose niba ari n'amafaranga ushaka kugira ngo iyo video ngo utayirekura kuko uvuga ko uyifite ntayubona. Ati ntayubona, so kora ibigushimishije iyo video kuko niba wumva ko uyifite nayo mashusho uvuga ko ufite ngo ndi gukora imibonano mpuzabitsina uyashyire hanze kuko niba bigushimishije kuko nkuko bivuga. Ibi rero akaba hari ibyasubijwe Kasuku bivuzwe n'uyu muhanzikazi Bwiza ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no mu mahanga, bavuga bati by'umwihariko bose bati dutegereje ko iyo video ijya hanze. Mu gihe rero uyu muhanzikazi ati nge ntabwo bamfite bwo kuba washyira iyo video hanze, nayo mashusho uvuga ko ufite ubishyire hanze ntacyo bitwaye, gusa by'umwihariko akaba ari igitegerejwe na bose bavuga ati ese koko Kasuku iyi video arayifite cyangwa n'ibyo byo gutwika ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bumve akatuvamo. Ni mu gihe undi muntu nawe uzwiho cyane kuri Instagram uzwiho amagambo atwika cyane bita Decat cyangwa se Decat Babalawo, wese avuga ati Kasuku buretse gato tsatsa ngo akunda kubivuga ati buretse gato igihe ntikiragera ndakubwira urekure bamwote ati ndakubwira igihe uza ko warekura iyi video ukayishyira hanze ubundi bamwote abakunzi b'uyu muhanzikazi Bwiza, kuko ngo video yabiri hagati y'abagabo babiri Kasuku ndetse na Decat Babalawo. Mu gihe rero twebwe by'umwihariko nkatwe tuba dutangaza ibikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse kandi n'amakuru akomeje kugenda agarukwaho mu banyarwanda ndetse n'abari hanze, by'umwihariko bavuga cyane ngo bategerezanyije amatsiko cyane iyi video y'uyu muhanzikazi Bwiza ngo ari gutera akabariro n'umusore utaramenyekana. Ni mu gihe uyu mukobwa Bwiza bavuga ati koko uyishyire hanze niba uyifite nta nubwo bamfite. Ibikomeje kugenda byibazwaho n'abatari bake bati ese koko cyaba ari igihuha, ese koko iyi video Kasuku arayifite cyangwa no gutwika, ese koko Decat bavuga ngo Kasuku iburetse, ese koko ibimeze bite? Ese uyu muhanzikazi Bwiza nawe usubiza nkaho nta cyabaye atishyire hanze ntacyo bitwaye, niba ari n'amafaranga ushaka ntayubona. Ese koko ntabwo bafite bwo kuba iyi video yajya hanze? Ese koko ntiyabavuga ati nibihuha? Ese nikaba ari agakino kugira ngo batwika kuko uyu muhanzikazi nawe ari umwe mu bari kuzamuka akomeze yimenyekanisha, by'umwihariko akomeze avuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ahubwo nako turi kumuvuga, akomeze izina rye rikomeze ritumbagire. Ubu rero iki ngiki rero nicyo gikomeje kugenda kibazwaho n'abatari bake, by'umwihariko hibazwa
byinshi kuri uyu muhanzi kazi Bwiza. Ni mu gihe Kasuku yese avuga ati by'umwihariko wari yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze zirimo Instagram ati rwose uyu mukobwa rwose Bwiza, ati Bwiza niwongera guhamagara kameramani wanjye umubuza ngo iyi video itajya hanze ndetse ushaka n'amakuru menshi by'umwihariko unibaza niba tugiye kwikira hanze, ati urongera gushotora kameramani wanjye umubaza byinshi kuri video ndahita byose mbishyira hanze, ati ceceka niwongera wowe Bwiza niwongera kugira ikintu uvuga video rate ijya hanze tsatsa. Uroni Kasuku wari wanditse ku rukuta rwa Instagram avuga ati Bwiza urongera kugira ikintu uvuga, amakuru yose ndetse nyakira hanze ubundi rubanda bakote. Rero bakunzi ba Rise Up Media TV ubere gihanzwe amaso nukumenya koko ese iyi video irajya hanze koko ngo uyu muhanzi kazi Bwiza bamwote nkuko biri kugenda bigarukwaho. Buri wese rero ategereje n'amatsiko menshi iby'i video ndetse n'amashusho ngo uyu muhanzi kazi Bwiza ari gutera akabariro, niba rero kugatera cyari kukamutera sinzi. Ubwo bakunzi ba Rise Up Media TV no gutegereza n'amashyushyu menshi ikizakurikira iyi saga iri hagati by'umwihariko y'uyu muhanzi kazi Bwiza ndetse na Kasuku, tutibagiwe na Decat Babalao ndetse n'abandi bantu benshi bategerezanyije amatsiko ibizakurikira ibi ngibi, hibazwa niba koko kaba ari agatwiko ko kugira ngo uyu muhanzi kazi akomeze agume mu itangazamakuru no gukomeza kugaruka n'abatari bake izina rye rikomeze ritumbagire, cyangwa se koko n'iyo video ihari akaba ari kugira ngo bayishyire hanze ubundi ngo rubanda bote uyu muhanzi kazi ukunzwe n'abatari bake bita Bwiza. Rero byinshi kuri inkuru turakomeza kugenda tubakurikiranira, ubwo hagize igishya mwahita mukibona by'umwihariko kuri mwese mwamaze gukora subscribe hano kuri Rise Up Media TV. Mboneraho n'umwanya wo kubashimira ariko kandi n'abatari bayikora nyaboneka muyikore kugira ngo videos nyinshi ndetse n'amakuru menshi agiye atandukanye abakwirakwira hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mahanga agezweho akomeza bagereho kandi ku gihe. Mwese mwakoze kureba Rise Up Media TV, nge nitwa Yves Mukundene. We love you guys. Turabakunda cyane, ibihe byiza. Bye bye.